Hola, uyu munsi tugiye kureba umwe mu mubano usanga mu bihugu byateye imbere, ariko udashobora gusanga hano ku mugabane wacu wa Afurika. Aho abashakanye babyemeza imbere y'amategeko ko bagiye kubana nk'umugabo n'umugore. Ariko nanone buri wese akaba yemerewe mu gihe bashakanye kuba yakwinyuza ku ruhande akagira uko yigenza. Bishatse kuvuga ko nyuma y'uwo mwashakanye wareba undi muntu mukaryamana mu buryo bwo kwimara irari. Ubwo ibyo byose biba bikubiye mu masezerano y'uwo mubano bita open relationship. Gusa ku nkuru y'uyu munsi, Jessica n'umugabo we ibyo bari barabyemeranije ko kureba undi muntu mukaryamana rwose nta kintu bitwaye, ariko utamuzanye mu nzu bari batuyemo nanone. Jessica ubwo yataga mu rugo atanye n'undi musore kugira baryamane nawe yimare irari, muri ako kanya akigera mu cyumba yasanze umugabo we n'ubundi aryamanye n'undi mukobwa. Ibyo bari babyemerewe, ariko gusa wibuke ko ntabwo bari bemerewe kubikorera ahantu baba cyangwa se mu cyumba babanamo. Ubwo bose mu by'ukuri bahise babona ko umubano wabo wari umaze imyaka 20 babana, ariko batarabyara. Bahise babona ko umubano wabo ugiye kurangira kuko bari basigaye bajya kuryamana n'abantu bakabazana mu cyumba aho barara. Nubwo byagaragaraga ko ari imbarutso igiye guhagarika urukundo rwabo, gusa nanone niho inkuru y'urukundo rwabo yari itangiriye. Umugabo wa Jessica wari uryamanye n'undi mukobwa muri iyo nzu, akibona Jessica nawe azanye n'undi musore, yahise abwira Jessica ati nari nzi ko ugiye kumara hanze y'umujyi icyumweru hamwe n'inshuti zawe. Jessica ati ese waba wibuka ko twashakanye open relationship ku buryo buri wese yemerewe kuryamana n'uwo ashaka? Ati nanone ariko ntiwibagirwe ko nubwo tubyemerewe tutemerewe kuba hari umuntu twazana hano ahantu tuba cyangwa se mu cyumba turaramo. Gusa umugabo aramubwira ati se wenda unsanze mu cyumba nta kibazo, ariko se iyo mba ntakirimo ntanari hano wowe si byo wari uje gukora? Ati bishatse kuvuga ko iyo mba ntakirimo wowe ukirimo n'ubundi. Ubwo byumvikane ko ku mpande zombi hose hari ikosa rimwe kuri rimwe. Ubwo Jessica n'umujinya mwinshi ati ariko niwe wakoze amakosa mbere na mbere. Umugabo nawe agifite umujinya aravuga ati ati none se urashaka divorce? Jessica aravuga ati icyo ni igitekerezo cyiza, ahubwo ati reka tubikore. Ubwo Jessica yahise avuga ati nta kibazo, reka tugabane apartment none ahangaha. Nta kindi yahise atangira gushyira imirongo ntarengwa mu nzu ye. Abwira umugabo ati ibi urabyemerewe ariko ibi ni ibyanjye. Ubwo byumvikane ko n'umugabo nawe nuko yabigenzaga. Gusa harimo no guhimana, umugabo yangiriza ibintu Jessica yakundaga na Jessica yangiriza ibyo umugabo yakundaga, ubona ko mbese intonganya ndetse n'umubano wabo bigiye kurangirira aho ngaho. Ubwo umugabo abonye bikomeje guteza akavuyo yabwiye Jessica ati rwose nta kibazo, iyi nzu twayibamo turi babiri, buri wese afite umuntu we n'undi afite umuntu we. Gusa ku rundi ruhande umusore Jessica yaraje agiye kuryamana nawe, we yahise avuga ati ariko ngiye nagenda. Akibivuga Jessica yahise aza aramufata akaboko ati oya, ati wowe turabana hano muri iyi nzu kandi turabana mu cyumba cyanjye. Ubwo byumvikane ko n'umugabo yari agiye kugumana na wa mukobwa n'ubundi Jessica yasanze baryamanye. Jessica yahise afata uruhande rwe, umugabo nawe afata uruhande rwe. Gusa Jessica agakomeza kuvuga ati ndabizi ko twese hagati yanjye n'umugabo twese tubabaye, ariko ikintu nizeye ni uko umugabo wanjye kinkunda kandi nanjye nkimukunda. Gusa hagati yabo mu by'ukuri nta n'umwe washakaga kwereka undi ko akimutekereza, ahubwo muri ibyo bihe ikintu bakoraga ni uguhimana gusa, berekana ko nta n'umwe ushaka undi. Gusa nanone ku mpande zombi ntabwo byari biboroheye, kuko umugabo wawe umugore wawe mubanye mu nzu umwe kandi urabizi ko mu by'ukuri buri wese afite undi bari kuryamana. Urumva bose uko bahuraga mu nzu barebana, ariko nta n'umwe wavugisha undi, mbese ubona agahinda mu maso yabo, ariko nta n'umwe watobora ati nakosora amakosa nakoze ndacyagukunda. Oya, ahubwo icyo gihe buri wese yashakaga gupretendinga agaragaza ko mu by'ukuri akomeye kandi ameze neza. Ku ruhande rw'umugabo wa Jessica aho yari ari mu cyumba, umukobwa babanaga muri iyo minsi nanone muri iyo nzu amubonye aramubaza ati se ko mbona utishimye wababaye? Umugabo bigaragara ko rwose akumbuye Jessica kandi mu ntekerezo yagiye kure ari gutekereza Jessica we, yahise amusubiza ati ndumva nshaka kuba ndi njyenyine umwanya muto. Gusa uwo mukobwa we nta kintu byari bimubwiye n'ubundi. Igitondo cyakurikiye Jessica na wa mukunzi we wo muri iyo minsi babyutse bavuga ati reka dukore breakfast. Gusa n'umugabo we n'umugore bari hafi aho ngaho. Jessica akibona umugabo we aramubwira ati kubona isura yawe rwose muri iki gitondo binyicira modo kabisa. Ubwo ako kanya intonganya zahise zikomeza. Umugabo avuga ati n'ubundi impano nagwaye zose ntago zakunyuze, ari amazahabu, amadiyama y'amashanete, ibintu nk'ibyo. Umugabo yahise ajya mu cyumba, Jessica gusa aramukurikira amubwira ati garuka.
ubwo umugabo yahise afata amashanete yari yaraguriye Jessica yajugunya hasi, na Jessica n'umujinya mwinshi ahita avuga ati okay, nanjye ibintu byawe ntabwo nkibikeneye. Arafata asambaguza ibintu bye byose, amadokima ibiki, afata n'ifoto yari iri muri cadre bari barifotoje bose, aravuga ati niki ntabwo nkigikeneye, arajugunya. Mbese ubona ko rwose aha rwose urwango rwari rugeze ku yindi level, bigaragara ko nta n'umwe muri bo uzigera babarira undi cyangwa se akaba yifuza kongera kuba yasubirana n'undi. Reka dukomeze igitondo cyakurikiyeho. Jessica ubwo yari hanze yicaye ku ma esikariye ari kota akazuba, umugabo we yahise aza ashaka gufungura umuryango. Gusa mutibagirwa ko mu nzu yabo buri wese afitemo undi muntu babana mu buryo bwo kuryamana, ndetse kandi nabo umubano wabo warangiye. Ubwo umugabo we yamaze kuza asanga Jessica yicaye ku ma esikariye, umugabo we ntiyanamusuhuza, arangije afungura urugi. Afunguye urugi abura umuntu umufungurira, agerageza gukanda sonoringa arebe ko baza kumufungurira, gusa Jessica yari hafi aho ngaho anamureba. Umugabo yahise abaza Jessica ati se iyi sonori yabaye iki? Jessica aramubwira ati burya hashize imyaka 3 narayifunze. Ati umuntu wanzaniraga ama email ndetse n'andi mabahasha yarazaga agasona mu gitondo, bigatuma agukangura utaragera igihe, so kugira ujye mu kazi bikaba ikibazo bitewe n'uko utasinziye neza, rero mpitamo kuvuga ati reka nyifunge. Umugabo akimara kubyumva rwose byamukoze ku mutima, nawe ahita azicara impande rwa Jessica ku ma esikariye. Ubwo babakunzi babo bose bari bari mu nzu imbere, bo bari bicaye hanze. Ubwo ariko nanone umugabo wa Jessica yahise amubwira ati nahemutse kuba nangirije ishanete yawe njugunya n'ibintu byawe hanze. Ati ariko ishanete yawe ndasubira ku muntu wazidukoreraga n'ubundi yongera ayiteranye nta kibazo. Gusa uwo muntu wazikoraga n'ubundi yari inshuti yabo magara. Jessica aravuga ati urakoze. Ati ariko tutarajya kure, nanone mushuti wacu afite isabukuru vuba ahangaha. Umugabo ati yego koko, n'ubundi yavuze ko arongera kuyiselebrira ahantu yayiselebriye ubutaha. Jessica araseka ati hamwe twayikoreye se? Ati yego. Ati ariko n'ubundi twirengagize byose kuko ubu nta mubano dufitanye, n'ubundi ntabwo twajyanayo. Ubwo n'umugabo yahise afata ibintu Jessica yari yajugunye hanze harimo na cadre yabo, aravuga ati birumvikana kuko nta hantu tuzongera gusubirana bitewe n'uko njye nawe tutagikundana. Umugabo ati ariko ubundi ibi bintu by'urwangano twabyisanzemo ute? Ati ndakeka dufite kuba twaganira tukavuga ku kibazo dufitanye. Jessica ati nyuma na nyuma se wemeye ko twavuga kuri ikibazo cyacu? Umugabo ati n'ubundi nahoze mbyifuza, gusa utaza kwibagirwa ko mu nzu imbere harimo umukunzi w'umuhungu wa Jessica ndetse n'umukobwa ukundana n'uyu mugabo wa Jessica. Ubwo Jessica akimara kumva ko umugabo we n'ubundi avuze ngo yifuzaga guhora yavugana nawe ku kibazo bafitanye, Jessica yaramubajije ati se iyo uvuye ku kazi ukaza ukicara muri salo ugatangira ukanywa ka whisky, ubwo nibwo buryo twari kuvuganamo uri kwinywera inzoga yawe? Umugabo ati mu by'ukuri buriya nanjye nuko nabonaga kuba nakuvugisha kuri ibi bibazo atari ibintu binyoroheye mu by'ukuri. Ubwo na Jessica yahise amubwira ati ariko nanjye nagerageje kuvugisha ariko sinzi uko byagenze, numva muri njye nanone singifite imbaraga zo kuba navuga kuri ibi bibazo, ndangije ndabihagarika. Umugabo ati se kubera iki wabihagaritse? Jessica ati naragerageje mu by'ukuri. Ubwo Jessica nibwo yahise abaza umugabo ati n'ubundi ibi bintu wansabye ntabwo njye byigeze binyura ko twabana muri open relationship, wa mubano ubana n'umuntu ariko nanone uwo muntu akaba yaguca inyuma akajya kuryamana n'undi ndetse nawe ukaba wabikora. Jessica yaravuze ati ubundi kuki iyi proposal wayinsabye yo kuba twabana muri ubu buryo bwa open relationship? Umugabo ati naketse ko rwose uyu mubano tubanye byazadufasha buri wese kujya yishima. Ati ariko nanone sinari nzi ko byakwangiza nanone umubano wanjye hagati yanjye nawe. Ati kuko mbona nta wundi ukundutira Jessica. Gusa Jessica yakomezaga kumureba mu maso rwose yatwawe wagira ngo ahubwo ni ubwa mbere bahuye, avuga ati mu mutima ati ndacyabona ko uyu mugabo akinkunda mu by'ukuri. Ubwo babakunzi bari barizaniye bari mu nzu nabo bahise basohoka. Umugabo Jessica arababaza ati se mugiye? Umuhungu aramubwira ati mu by'ukuri tugiye kwigurira pizza ndetse tugiye kugura n'inzoga. Jessica ahita ahaguruka ati pizza n'inzoga? Ati ibyo bintu ko numva bitajyanye. Ubwo ariko mu by'ukuri ntago umugabo yabyumvaga, niko yakomeje kubabwira ati ibintu sibyo, ariko wa muhungu nawe agashaka kuvugira hejuru. Yavugira hejuru Jessica agahita amubwira ati ntago ari ubwo buryo wakagombye kumuvugisha. Na wa mukobwa wundi wakundanaga n'umugabo wa Jessica yavugira hejuru, umugabo wa Jessica agahita arengera Jessica ati ntago ari ubwo buryo wakagombye kuvugamo mu by'ukuri. Aha biragaragara ko Jessica ari kurengera umugabo we wa mbere w'isezerano ndetse n'umugabo we akamurengera. Ubwo na bakunzi babo bari bayizaniye mu rugo baravuze ati turarambiwe kuri aya mategeko yanyu, ibintu byose muba mushaka kubifatira imyanzuro.
umukobwa we ahita batombokana ati rero nimba mushaka umuntu muzajya mubwira ibintu byose akabikora, mumbabarire mukagira imana mwe mubyara abana, abo bana banyu bari bumujya mubwira ibintu byo gukora, naho ubundi twe ntago turi abana banyu. Ubwo ngubwo bahise bikubita baragenda basiga Jessica n'umugabo we mu rugo. Jessica n'umugabo we bararebana barangije baraseka. Gusa nanone bari basigiye umugabo wa Jessica ikibazo. Nibwo yahise abaza Jessica ati ese ubundi kuki tutagira abana natwe? Jessica ati naketse ko nta bukenera, ariko naketse ko abana ari nabo shaka kabisa, kuko nabonaga n'ubundi ikintu witaye hari akazi kawe. Ubwo rero ndavuga ati nubishaka tuzaba tubyara pe. Umugabo yahise avuga ati ariko uri gukina, ati umuntu yagira akazi ariko nanone akagira abana. Na Jessica ati oh wow ati dore ubu mfite imyaka 45, ati ariko nanone Cameron yabyaye ku myaka 47. Umugabo wese reba Jessica aramwegereza ati oh mboga zizanye, turakaza mu bwami bwanjye, ati rero ngaho ngwino turebe ukuntu twakora umwana kabisa. Hano Jessica yahise avuga ati burya nta rukundo na rumwe rudashobora kugaruka, bimwe umunyarwanda avuga ngo aho rwanyuze, ati umuntu murangana nyuma akagaruka mu buzima bwawe ahubwo kumva urukundo rusubiye bubisi. Ubwo nta kindi cyakurikiyeho, bahise basubukura umubano wabo, kandi mu by'ukuri bongeye kubana, babana nanone buri wese yubaha undi, kandi buri wese ahunda agaciro, kuko n'ubundi dore ko bari basanzwe ari umugabo n'umugore hatarazamo amakimbirane. Turagushimiye wowe wabanye natwe kugera inkuru igitangira ndetse ukanayisoza. Ntiwibagirwe gukora likes, comment ndetse na share. Ibi bitwereka ko turi kumwe, kandi hari filime wakunze cyangwa se indi nkuru y'urukundo wifuza ko twagukorera, watubwira muri comment ubutane we twazakurikizaho. Ciao ciao.